Hari abantu bari mu rukundo ariko urwo rukundo rurimo kubangiza. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki rero? Ni uko rimwe na rimwe urwo rukundo toxic rutangira ari rwiza cyane ariko nyuma rukagenda ruhinduka uburozi bukomeye cyane bucece. Ikibazo gikomeye abantu benshi babimenya igihe ibintu byamaje kwangirika cyane, bakisama basandaye, bakisanga amazi arenze inkombe. Si byiza rero kuri kino video. Uyu munsi reka nkwereke ibintu 7 ushobora kwereka yuko uri mu rukundo toxic. Kandi urukundo toxic rurangiza cyane. Ikiza nuko wakora kino video kugeza ku musozo ukamenya uburyo wava muri urwo rukundo rubabaza cyane, ahubwo nkakwereka inzira yakwinjiza mu rukundo rwiza cyane. Ikintu cya mbere, uhora ubabaye kuruta uko wishimye. Relationship nziza ntabwo iba perfect, ariko niba igihe kinini ubabaye kuruta uko yishimye, stress icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Urukundo rugomba kuzana amahoro, not constant pain. Naho kabiri, nakubaha aragusuzugura, agukoza isoni cyangwa akagutuka. Respect ni foundation y'urukundo rwiza. Iyo respect yagiye, ibintu byose bitangira gusenyuka, kubera ko respect ni intangiriro y'urugendo ikaba n'iherezo ry'urugendo. Ubure ngo respect ni ikintu gikenerwa buri hantu hose. Naho gatatu, arakugenzura bikabije, ashaka kumenya buri kantu kose wowe uvugisha, aho uba uri muri munota. Rimwe na rimwe bikabyita urukundo cyangwa se bakabyita urukundo, ariko kuri nuko control excessive ntabwo ari urukundo, kubera ko urukundo ni uburinganire, ni ukumvikana, ni uguhuza. Naho kane, uhora utinya kumubwira ukuri, utinya reaction, utinya ko yarakara cyangwa ibintu bigahita bihindura isura cyangwa bigahinduka intambara. Buri teka ryose niba uri kumubwira ibintu bihinduka intambara, iyo si relationship nziza, kubera ko relationship nziza igomba kugira freedom yo kuganira. Naho gatanu, agutera kumva ko nta gaciro ufite. Amagambo ye, ibikorwa bye, ibyo bituma confidence ikanuka cyane ku rwego ruri hejuru. Umuntu ugukunda by'ukuri arakubaha cyangwa se akakubaka, no kukumanura, kubera ko niba nta cyubahiro aguha, nta kukubaha aguha, nta n'urukundo aguha. Kandi atari icyubahiro nta rukundo ruhari. Usibye no mu rukundo gusa, no mu buzima busanzwe iyo nta cyubahiro ibintu byose biracika. Naho gatandatu, hari ukubeshya no kutizerana bihoraho. Trust yaragiye, honesty irabura ku rwego ruri hejuru cyane, kandi relationship idafite trust iragura cyane. Niyo mpamvu rero honesty ari ingenzi na trust akaba ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Naho karindwi, uhora wumva unaniwe emotionally. Relationship yawe igutwara amahoro yose, aho kukubaka igutwara amahoro, iragusenyura buhoro buhoro. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cya toxic relationship. Niyo mpamvu rero toxic relationship ukwiye kwirinda, aho ubonye ukagendera kure, kubera ko naho yageze ntacyo wungutse, ahubwo yarabasenye. Ukuri nuko si buri rukundo rukwiye kugumwamo. Rimwe na rimwe kurekura umuntu nibwo buryo bwiza bwo gukiza umutima wawe. Urukundo nyarwo rurubaka, rufite amahoro, ndetse runagira respect. Rero nawe reka ngira akantu nkwibariza, ni iki muri ibimenyetso 7 ubona kigaragara cyane muri relationship z'iki gihe? Twandikiye muri comment twiganirire. Kandi mwibutsa yuko channel bita ukuri kutavugwa ni channel yonyine ishishwe ibiganiro ndetse n'imibereho. Kanda subscribe niba ushaka ukuri ku rukundo n'ubuzima.